Rufonsi nubwo buradiyo bwawe wanasha waranagowe. Wabwiye iki koko tudakeneye kikakugura ampuri kigashyira hariya? Uraza unzanaho amagambo menshi utananyishyura bimeze bite mwana? Bro ariko se jya utuza ntukavuge nabi njyewe nkwishyura se ubundi nta nubwo nkuri midene uyama hari inyandiko dufitanye ushatse kuvuga ko uzanyambura nshaka nayaguha cyane yinyaguwe hari inyandiko se dufitanye reka nkubwire ahubwo wowe twaza gake narakubice bari kuyakwiba nabonye ufite ubunyacyaro buriya narakubice uko njye sinjya nguze wanyuriye bodaboda wabonye inkweto uvuze ko ndibona oyo nimba ari inkweto nanjye ndazambaye uvuze ko ndi ubunyacyaro ariko njye n'ujya unyishyuza dore ahangaha iki kigo cyose baranzi njye ndi umukire ntabwo ro wanyishyuza ndi umukire n'abanyeshuri ku giti cyawe ariko amafaranga yanjye narayaruhiye n'abanyeshuri mbaguriza minerivare we ngo warangurije tuza nzayaguye mu ibanga n'ubaba ni abakire bari kumamagara abona uri murankuro gushira mu mutwe ni witwara nayo bazanakwirukana bureka uzareba icyo ngukorera sha zankorera igikiza kanze nkwigeho muri no minsi oya winyiga uyu mukire se ari kubipa se oya ntabwo tuzashobokana Halo? Wenda kumva? Komera patoro? Akadiro? Umva nazazi ndi zananiranye n'iz'abakecuru ndabafasha zigakemuka nkansweho uri umusore we nabonye uri n'umuntu mwiza kabisa umva ahubwo meninote ubundi ngenda itambikona bana icyo mbirenya byari cyane rwose rugira iwasi njye nakubwiye ngo ndategura namara gutegura ntaza nsoza umuteguro niyo byanze ndanakubwira ngo byica fucking chewing champion clear ase igihe cyose ngo na Diane nibasohoka urase bamenye ibyabo bibari ibi njye sinshona neza ahubwo sinshonesha zigushonesha ikize wasanga banakundana ariko bakabiduhisha ko zakwaje zabo ntubashe nyumvira nuko nose urasabaniga bacu baba abaniga bose umuntu yabakundana akaza akakubwira ngo ubu bagiye gukoropa akoropa wasohotse hanze ni ibihano ndabizi nikeneye nyine ntabwo byabura byo kujijisha anyire ndi wabyumva ahubwo buriya rero reka mubwire uzajya ubona utuntu tudukepe muri karasi ukuntu nutangiza ubwigire ngo gana Diane ngiki niki ibyo ntabwo wapfa Diane ni mwiza mani nanjye ndamushaka kiriya gipeti ni cyiza ariko nawe ubibona kiba gihagazeho ukuntu ibintu by'imyanga ejo bakoze njyewe byarandaburira none wabimenya se wabikoraho iki papa wanjye twumvikana Diane singuciye intege ariko Diane ntiyakwemera rwose aca umugani mu kinyarwanda ngo nabyuze ituriza ahubwo wowe icyo utazi ujya umbaza kuko jye Diane tujya ducira ngo gake njye basuri gogo urankotoje aho urankotoje ndemeye ariko buriya rero urebye Diane ntabwo yakwemera rwose ntagantu ubona akaba yamukatiye ariko nyine akabura uko abigenza shanzagerageza mani w'incinege ugerageza se urabona byavamo bitanavuyemo byambo uzi ko buriya hari icyo utazi kiriya gipeti kihagazeho papa wanjye ntabwo wapfa kumenya ubundi nuko bisanzwe muri abana beza bana batuye ababyeyi mubona ibintu muri mwe ibyo gushaka ibikoresho muze mukuru kumwe ugire bwana
sohoka neza urabona ko kugenda usiga imyanda inyuma umuntu w'inkumi ntawe akanimero twari turimo turasobanura ubutaha mujye mubikorera mu ishuri mubikore mu gihe kiri nyabyo muri kumwe n'abandi bose ntabwo nshaka kuzumva ngo hano umukobwa wo muri convention ya ishuri watwaye mugire ko cyangwa doze azasanga abongera ibindi Diane niwe wabaye Salimani Simba wagiye bikureba ibitakureba ukareba hirya mana wajya umbabara okay akazi keza pe yabaye nka data mwana uyu munsi mwatsimburiye akazi se nicyo nababwiye amakosa y'abanyeshuri ngaho murwaza rwaza mubona amahetse umugongo mukagira ngo se hari ikindi ariko mwakorope mwakeshe ntabwo nza kuhasubiramo nimutacesha ababagarure mugeze na hano dore hano mukurure muze abantu byishimiye mukosora amakosa Ikibazo nuko agimusumba. utana
in a group of 2. I will be back. Okay? Let me get this call. Ko Simba yaje ntabwo ugeze umubona icyo cyambere wakabaye wambwiye kare ahubwo itutabanyuka nk'umuntu w'umujyama mubwirira azicarana dushaka tuganira none se ndicara ako se wajya ureka kubura ubwenge ubu se nava hariya uriya musisi ari busigare duhene se n'udateretswe genda winjirira icyana mani ni business tugiye kuganira ahubwo tabanyuka mani kira fast ndiragenge kuri bazana bafatine mani kucyana nikenge ngarana n'umuntu cyana yakaye kuba yambwiye kare ko Simba yaje gusa tuba tumaze kuganira ibintu byinshi ariko rero Simba rose ese ngo kimeze gute mani wowe ko watinze kuza ntikine ari muri dini nyinshi mani ako se ibintu bya boro nyine wazanye boro se ako se bro wajya ureka kubinjije ibyo urabona nazana boro ahangaha tutatanga no kumenya ikibuga neza ako se ntukajya kuzana ibyo bintu rwose reka nkubwize ukuri bose nako bro sibyo ntabwo ibyo bintu kuba kuvuga ngo boro hano mani hano ntabwo twabura abantu mani babazibura sibyo ikibazo wowe banza umenye uko ikibuga gihagaze urazana boro urazana boro nta mukiriya n'umufite ase njye nakubwiye ko nta bakiriya mfite cy'abakiriya ndabafite ahubwo wowe cishica boro tugakemura ko turi muri karasi ariko banza unyereka abo bakiriya boro zo zirahari tujya no kuzireba okay noneho ko wowe mu kanya nk'agasanga tugiye kujya tubakuza kwereka bamwe urumva bafite gahunda yo kubona ishaka boro hanyuma ukahita ununuka iboro ishuka zazo zizanye ejo nzazana boro ariko nimba kwerekana ntuzibeshye gutinda utazizere ko ufite abakiriya bahagaze neza bafite n'ifunga nta kibazo bafite sibyo ejo saa 3 isaha saa 3 tukinjira mu kigo uzahita unyereka abakiriya shoti ubukene bwari bunyishe ntabwo boro zirahari uzahita unyereka abakiriya ukanyinisha shumi yawe ntabwo nakubeshya amazi sibyo ntabirenze ahubwo wowe fata gutya urumva bataza no kutuvumbura n'iki subire mu kigo mbwire kiriya gitipe cy'igifeke mani kugire kigero jya ubaseriye bro nawe kumana mbyemba ndesere aho uriya muniga banza n'ibintu byafase ubugore umubwire nyine agaruka agabanyire uzana amagi hanyuma ndabakura ase nkamwe muri kuba ariko se kuki mukunda kumvizana ngo mwemwe mwamwivanze muri gahunda zanjye mucicika ngo mugabanya amagana ntabwo nshaka ibigambo byawe ikigo kirimo amadage menshi kabisa ndakora nk'umuntu w'umusaza ariko iki n'iki ubu se hari icyo baye cyane ariko urakinjira se ubone hari icyo nagukorera cyangwa none uyu munsi urandemeye wala songera uvuge n'iki songere kumbyutsa ngiye kwiryamira reka ntabwo nakubyutse akusemana ibyo bintu bigeze kumbwira watwaye inda bimeze bite ntabwo byari ibyo nari nibeshye nari nafashwe n'utuntu tw'uduswingi hafi aho nyine ndibeshya gusa nyine umupangu uracyakomeje tuzabajyana bya bigabo byaneshaga umutwe ngo birashaka abana ndacyari kubyiga ndi kureba ubwana bw'ubutsutsu nzabushyira mu mupangu sheri wagaze ubushyuhe aya ntabwo ari ubushyuhe si kofisi nzayabakuramo wabonye uriya mwarimu usigaye twigisha umuhungu mushyashya bazanye aratwiga ku kayobe kiwe aratwiga sheri naramurebye ndumirwa waramukunze ndabyumva ni iki se utumva ahubwo uzambwire iki n'iki nzamukujyanire ubu muri kino kigo nabwo busigaye mbona ari ubw'amafuti umwarimu se gatakwemera icyo kibazo sha uzagerageze ubwo babwita uburibu nkunda kubizi kuri ribu
ishyaka nyine nzamukubwirira noneho numva uko avuga nawe n'umwana ashobora kwemera. gusa ubu ufite plani zimeze zite muri ino wiki? Ino wiki ni ugutwika, ni ugushaka icyangwe umuntu akagenda bya bisaza akabikuramo ikofi ku buryo tuzaza dutwika, noneho babatsutsu tukajya tubabwira ikofi irabyimbye tukabajyana tukabaha ibyo wifuza iwabo batabaha bakabyemera tukaza tubiha bya bisaza ukabashukisha mbega. Morning student. Uyu munsi tudafite ikibazo ntabwo hari ngiye kubaha note mwandike kandi mwandike mucecetse. Ngiye kubaha note hano harimo intera yanjye nawe. Umfasha. Muze hano. Mubanguke. Sohoka. Ndavuze ngo sohoka. Sohoka. Hano ni mu kabari. Ni mu mabuwate. Ngwino hano nawe. Ngwino hano. Ngwino hano. Baramukujya. Siko amagambo tuvuga adasa n'ukusa. Sohoka. Ndavuze ngo sohoka. Sohoka. Iyi ni disipurine mu banyeshuri. Ibi ni iki? Ibi ni hanze yakurebaga wanyu. Ibyo ntabwo byakurebaga. Usange hanze nawe. Hari undi ufite ikibazo? Ngwino hano. Ndavuze ngo ngwino hano. Ngo what? Zemangane nawe se ubibona? Ngwino hano. Ibyo mvuga se byumvikana sha. Shaba mbabarira. Ntukitware gutya. Ariko sha iri shuri abanyeshuri mufite icyabupfurane mwumva bite byayo. Namwe muri muzi muze hano. Muko
ko nawe nabonaga witonze burya nawe wihishe mu ishuri nawe nimushake mwese musoko ariko nzigana abanyeshuri bazima bazi ibyo bashaka mamuzi icyabaza cyangwa umugabo cyane mu ishuri musoke hanze ikibazo cyanyu kirumvikana mwagize hanze mugere hanze ndavuze ngo mugere hanze kiri bitabo hasi se mwigisha musoke hanze ariko badushaka kurisigaramo wenyine uzarisigaramo wenyine shiwe umva hano bamwaje kubera ngo bamwaje mu byinshi byayo nawe ntukagendere mu kigari murumva tekereza ariko ubundi aho kugira ngo nyine ujye ukomeza utubangamira wasangiye ukibera animateri kari byo mbona byakubera uzagenda wibera animateri mbabangamira utari ko ese shefu nawe utabangama ni he nka bariya bantu se bibajije none biriya bari gusomana mu ishuri bari gufatana biriya ni ibiki ese bigutwaye iki ibyabo barimo nawe wakomeza ukabyandikira nawe ubyumve biriya ntabwo ari ibintu by'abanyeshuri hano twaje kwiga ibintu byo kwitwa musoma akuze ishuri mwarigize iwanyu hasi ni iwanyu none se reka mbabaza mujya kunora shefu mwari kubera iki nimba mutanyumva muzamure nta nubwo mwana urakora iki kirere wagizeho ikirere wagizeho mwacyaka mutanca ugomba kuba shefu wanyu nizere ibyo muri kubyumva ishuri ryanjye ni abana nshakamo b'ibirara umva shefu ujya uganye nta muntu usana ku ishuri wawe mbibabwire mu byumva murambabwira mu matwi yanyu sinzi impamvu mutuba aho kukibutumva usiko mumaze kwigira nabi murashaka kwirirwa mufata ikigo mukakigira icyanyu umva iri shuri ndavuze ngo rigomba kuba intangarugero mu yandi mashuri ubundi shefu reka nkubaze uretse kumbaza ese ko nawe utagira kumbaza umva ye nkubaze nta kibazo ndi kwakira kitajyanye n'iby'amasomo umva nyine ngiye nkubaze umva nyine ubundi ko amaze kutubwira ko tica nawe uhari ibintu byo kuvuga ngo basomanye none iyo tica nawe tukigara iyo tica nawe iyo tica ndahari mari tugabanya wose ntabwo ugisoma ntabwo umva genda wandika ahantu buri gihe umwana wacu ujye musobanurira hanze y'ikigo ariko mugeze mu kigo yizere ko ibyo bintu bitongera umva nawe mukubwira ufite ikihe kibazo baza ndakumva giye kwandika ariko yongera kubona undi munyeshuri ufite urusaku ndahita ngusoma amanota make bagukata ni 20 ntabwo nshaka guhangana nawe ngiye kwandika ariko ibyo ushobora kurusha mu masomo ariko disipline igikuba cyacitse hano ni iki gituma tutarimo kwiga si wowe uteza impagarara mu ishuri gusomana byabaye bidasanzwe ni ibiki mu ngo byaba bidasanzwe indi nshuro ya nyuma last warning mbikubwire unabyize icyo basoma isusi no kwinginga ntabwo mwajya nawe ibaze yaza kuba animateri none yewe umwana mwizerega bari mwivi ibaze animateri adufasha uri umwana mwiza ese niba uri umwana mwiza bagusoheye gute nyine nuko namwiyenje ese ubundi kuki wiyenze kandi uri umwana mwiza uri umwana mwiza wiyenze uvuga nawe buri kirara uri kuvuga ngo uriyenze byemera ko twihishemo uza ko umwana mwiza uri muri classe ese aha niba ari kwandika nawe ratambagiye ku kintu njijije
nyine twe twicaye turi kwiga nsize ko nsetse n'iki n'iki numva umuntu wese nabirebaga ibintu muri gukora nanjye nabyo njye ntabwo nari mbizi gatubwiza ukuri ubona uramukunda cyane kandi rero wibwiye akarara byango arimo mwese njye yaratse siyo n'umusozi nawe wabishakaga kuki se utabyanga tugende sha muri hanze muri hanze muri hanze yaturenganyije rwose yadusohoye mwaje kwiga cyangwa mwaje kwiga hanze twaje kwiga ni mato muramara iki nyine hano n'ibyo bisatsi n'ukuntu mureba yadusohoye nyine kuko yaturenganyije pe mucana mwe batatu mucana utamenye ikintu tugende sha basabanje hano wowe hano tugende nawe uraturenganyije ko genda we mugende mwebwe byanyu n'ibyanyu matarisi genda we uriya mugudu baramushyiraho turamubwira yuko animateri yatwinjira nese ari butuburanye yarahari twigendere bantu Terowih jawab. Terowih kuri bingi uji. Terowih ya itu. Jawab. Woi. Jangan cuma itu ngomong. Pati ini saya. Jawab. Kita turashyira ni meko. Yewe no mama mwazanya no mu kigo. Turashyira hepfo bazase. Hari abasubiza. Terowih jawab. Woi nije panoba wambaye. Nizo si ishuri ni mato. Uje vasha. Mujye bamwiza ingi. Ari mato ibyo biraremereye. Terowih iki we jawab. Biraremereye. Mushyira hepfo. Bivuze uko tuzitwara. Ibyo n'ibyo bazaza. Mushyira hepfo. Abana na. ko twishyura ishuri twaje guterura imwe. Yesu ndiko twishyura ishuri twaje guterura imwe. Ese mwe ko mwaje kwiga hanze sha. Yesu si. Niba manganye namwe. Yesu Turi mushyira ajya vuba. Pusha kabisa ni matizi. Akane mataka kana duhereza. Usibi turabona twabimara. Tonda we, tonda ajya vuba. Animategeza na rusheto. Animategeza. Ibiti bizanwa n'ikamyo yose. Usibi ibiti bizanwa n'ikamyo twabiterura turi abantu urumva twe turi amakara. Amatingatinga. Undi tukumvikana. Kandi kuri umuntu w'indiga yacu. Kumvikana neza sha. Kuri umuntu w'indiga yacu ase tukavuga. Munyegera se mushyira mu kumanga. Tukagutera amahombi n'iki ubundi. Amahombe. Yesu umuntu agukaraze nk'agatuke wakase. Ubona muri ibi bihe bya Covid ko ibintu bimeze nayo umufuka. Ibintu bitoroshye. Fusha wana ni kuduteruza inka ni mato. Ase sha hagize umuyobozi ubumva yavuga ko wereka tugutera akantu nk'indiga yacu. Ariko utatwigire muri class. Taturaburiza. Turabereka turi n'abantu b'amaniga ntago ari ngombwa ko duteza abantu gutya. Mwawe ubona mwana wandisha. Ni mategeko amafaranga barimo aya ni amafaranga yose Ujye uhisha ariko ujye uhisha batazajya bakubona. Sha mukora hesha ko mamutse. amategeko tuba dufite amafaranga ahubwo wowe twitwaraho neza gahunda uba ufite. inoti ziba zihari Hagiye ku muntu babona. nta watubura ubu ngubu bayiniga yacu ebana n'iki mwihute duwaye n'ababazima mbe kumva mbohereje. Ariko n'ikindi gihe animategeko rwose nuko ko nabaye ibihano bikarangira. manye ko turi iniga zawe kabisa Turakoze kakira Yego sha. undi werega uri iniga yacu turakwemera animategeko iniga yacu kabisa hano ku tuba twifunza animategeko mugende sha mugende bamuceceka mugende gukora ngaho ntibazamfatara nibakura bakuru bose
duhayene ameze gute? shana ibintu duhayene ntabwo akibwira duhaye wowe yabigize intambara ushobora kuba asaba umuntu ukunda kwiga byatari. shana uko bigaragara ariko ntawamenya neza telefone yabaye amatanye mwereka abantu. mana yanjye iki gitabo wagikuye cya telefone shabeke mani narayiguze nyine ntabwo ubibona. gusa amafaranga wayakuye ko twirirwana hano ku ishuri amafaranga aguze iyi telefone wayakuye ndakora ukora iki nabaye alimentation yankire wangiza azabwa yimfasha. yesu gusa ntabishobora kumva byaba bigoye ntabwo bigoye najya mwigisha nasemberga nanjye mba ndi jyenyine yo. none rero ngo iriba ryakoresha usibye nyine ko ryaza abana twiganya nigaga bakaza kunsura. shana ntabwo ntekereza ko nabishobora ariko buriya nzabitekerezaho ndebe. bitekereza iki nase ubundi ushatse wajya ubigerageza amana bazaba kandi agomba amafaranga menshi. erega kenshi mba ndi gufasha mama imirimo rero urumva ni ukubanza nkamusaba uruhushya nkareba ko yanabyemera sinzi ntabwo niba yabyanga. ntabwo mbizi nyine nzabanza mubaze. shatse ko uzamubaze uzumbwire. shana nta kibazo buriya nzakubwira aho muri wikendi. ushaka kera cyo ujya uza gusa umfasha. nyine nta uruhushya nzaza ese atarumaye ntabwo naza. yego ndabona ugeze nansure. iwanjye se ntabwo mpazi. nzaza uzafata bike nyishyure. bike shana ibyo bintu bikomeye ni ukuri. shazazi ishuri mu biki mbona urimo urakanda cyane. arimo ndi kubaza nimba bibuze kuntwara. kugutwara ese ntabwo uzi inzira igucyura. ntazi bo uzi ku kibazo kugutwara. nyine ni imodoka tu. yego ufite n'imodoka. oya ni umukiriya wanjye. sha abandi bana wanjye ndumva muri n'abakire disi. ntabwo ari cyane nuko afite alimentation afite n'imodoka ntabwo biba birenze. yego shange rero no kuza ku ishuri maze binsaba kuzinduka nkabanza gukora urugendo kugira ngere ku muhanda mbona ukuntu ntega igare. yego rero ngitwaye neza nayaguhaga ukazajya umara itike. sha ndaza kuza kubibwira mama maze ndumva ibyo bintu uramubwira ibiki hagati aho ngaho mubwire ujye kuri mama wawe. nyine mama ndamubwira muri uruhushya kugira ngo nzaza kuri iyo alimentation y'ampure wawe azajya amemba nanjye mbona ukuntu. se bafite imyaka ingahe? imyaka se ntabwo ari myinshi cyane. ufite ingahe? nka 16. nshaka umwana disi si yakamurusha. se ni ingahe? kurusha ufite 19. se urumva ari myinshi ntabwo ari myinshi cyane. myinshi nese umwana ya 10 ugasaba uruhushya ate? none se wagenda mu mata bize tumva ikintu cyo kuhagira ngo ni ukugenda nk'uko usaba uruhushya rwo gusohoka nyine muri guma mu rugo. yego komana byose byo ni ibiki ngiye mbwira mama nyine nkamubwira urihangana buri munsi ndi bugufashe hari ahantu ngiye. none se mama muri gukora iki? nyine imirimo yo mu rugo tugateka tugafura tugakora amasuku ibintu nk'ibyo nyine ntabwo ari ibintu nta mama ngira. oya musamanye ntabwo ibyo nabikaza nyine. nta kintu gikora iwanyu iki ngiki nta mukozi dufite. sinjya ndikukubwira se ko muri abakire gusa twebwe umukozi wamuhemba iki maze na hano ku ishuri ni umushinga unyishyurira. waje ukajya ukora tukajya tukwishyura bakurangisha 30 ku cyumweru. urumva ko ibyo mama yabyanga. amafaranga ari menshi 30 yose. 30. yesu usuzugura aya maziki narya nkaya ubusa uyakoresha. nose uzarinda nose ubuze kunyina uzishyura umukozi w'iwanyu ushakira mu banyine ubuzima bwiza ibintu byo kwirirwa umusaba uruhushya ngo ngira naho ngufasha ushaka umukozi nyine. ndabanza bimubwira ari ubwa mbere yankubita ashobora kunkubita. kubita higo kandi ufite ibibazo byinshi cyane nacyo wowe ujye umubwira nyine umwumvisha nyanza yamwe ukundi uburyo ubigenzamo niyo mugakuje nyine ngo dukorane ku buryo abyemera uzanyera ku buryo mbigena ku buryo mama byemera. ntacyo nzategereza. asa amahara bikaza. yego ubwo noneho saa 12 zigeze naragera mu rugo banyica. oya nasaba nkorera ko dutaha saa 3. kari kera shabesti nawe ubwo n'ubwoba burimo saa 3 ufata bike se ugataha cyangwa muri iryo joro ntabwo wese uba ufite. fata taxi voiture nkataha. mana yanjye shana sinzi ko azabyemera saa 3 ni nijoro cyane. shana nubwo ari cyane maze nose ubu ujya telefone se basa umenye ivuye hese rero tuzadukora nzaguhiye ngiye kugura iyi yose n'ukuntu ingana ese si bazayinyica n'abajura ko batarayinyica. okay wereka ntabwo ujya ugenda n'amaguru
amasaha ntabwo utarageza umuntu untegereje shana kundi nyine ubwo tuzasubira ejo bose bataha gute wowe shana nyine ubu mu kanya njye kwanza nkora isuku nimara gukora isuku mpita nihuta mani nawe nubwo si ubuzima mubayeho yo ntabwo nayakorera amasuku yaho shana ibe nanjye se umwana umubyeyi mama yareka guhinga akazana ntabwo namuki wowe nakubwiye ngo uze gushaka nimero ya telefone uhamagare ndaza kureba wa muhungu duturanye musabe telefone nyine ngo uhamagare mubaze ukuntu ibintu bimeze sawa nayo ndaje ahubwo se nari naza umusista asabwa ko ari kuncika umva se urabona ameze gute sha bro wapi kabisa iki wapi wenda kuzi n'udusanzwe kubereye ma usanzwe upfobya n'ubu bebe makuru se njyewe nitwa Ney we n'uyu unyibwira ndakuzi ko witwa Rene mubibwiye n'iki nyine urabona abantu nyine nshaka ko tuba inshuti mbigaho cyane ngahita mbamenya njyewe ntugire ikibazo wenda kuzi cyane ariko ufite akazina keza shaka rero njyewe nitwa Ney hano mu kigo abantu bose baranzi ndi umusore bogari nyine ibintu byose tu ntare kugira ngo nawe urabireba ariko hari iki ese gushaka kuncika gutyo kandi nari ngize amahirwe tugiye no kwiganira n'iki n'iki umva se nawe se kuko nashaka gutunamba twawe nta telefone ngira ngo nta telefone ngira umva se ariko atari n'izawe n'iz'ababyeyi nazemera narebe upfa kuba ari ahantu nzajya nkuba ntabwo bishoboka kuri tsapu yitwa gute se ko mbona nzanye agasuzuguro kenshi urandebera sha ariko Ney naraguwe ngegera sha hano ukuntu bihoberana cyangwa mukwase sha wama nk'umupanga nkita mbitema ukuntu biri guhoberana ko nta kintu nakora rwose ariko buretse uzamenya ko Ney hari icyo tubaye muri iki kintu kaze mbifata